Eyo broski, huyu ni B-Fest cyangwa se B1 promoter guturuka i Kigali mu Rwanda. So uyu munsi ni muri ya gahunda yo kugira gute, yo gukatira abasani tukababwira ati niba mushaje cyangwa mutakira active mujye mu zindi business, kandi n'abari active tugakomeza kubasupportinga. So ntabatindiye, uyu munsi turaza kugaruka ku musani bita Gisa Cyinganzo. Gisa Cyinganzo ni umuhanzi mwiza, ni umuhanzi twagize wari ufite tara, wazamutse muri generation nziza, generation ya ba Bruce Melody na ba G-Bliss n'abandi basani. Ariko uyu Gisa Cyinganzo haje kubamo ikibazo tutamenye. Yari afite tara, yari afite igikundiro, abanyarwanda batangiye kumushyigikira, ariko ibyo ari byo byose umenya ari agacupa kenshi n'agatabi yavanzemo, ibintu bita bizamba. Ariko yari umwe mu bahanzi bari bafite ahazaza ndetse n'akazoza muri iyi industry nyarwanda, kuko Gisa ni umwe mu bahanzi indirimbo ze zifashishwaga no mu makwe. Ni umwe mu bahanzi bari bafite ijwi rigoroye, buri muntu wese yamanikaga amaboko. Ariko muri kino kibuga iyo ibintu byawe utabyitayeho birafeilinga. Muri kino kibuga bisaba gupushinga, guhozaho. Uyu muhanzi Gisa Cyinganzo yaje gufeilinga, noneho bikubitaniyemo n'iryo cupa n'ako gatabi, byo murabizi byo itabi ibindi. Ariko ni umwe mu bahanzi bari beza, ni umwe mu bahanzi batakira active uyu munsi, ni umwe mu bahanzi utapfa kumenya amakuru ye. Ariko kugira ngo murabizi cyane, kuko kino kibuga bisaba kwita kuri buri kantu akariko kose. Kuririmba neza ntabwo bikugira umuhanzi mwiza. Bizagusaba kumenya kuririmba, bigusabe kumenya kubana neza n'abapromota, bigusabe kubana neza n'itangazamakuru, bigusabe kubana neza na social media. Kino kibuga ni Kigali, buri hantu hose harakonta. Ntago kuba waba ufite amafaranga byakugira umusitari. Oya, bino bintu bisaba guhuza ibintu byinshi, bigusaba kwigomwa, bigusaba kurara amajoro, bigusaba connection, bigusaba kuba ufite abantu benshi. So Gisa Cyinganzo rero nicyo cyaje kumubaho, ariko n'umwe mu bahanzi bari beza, ariko uyu munsi batakiri active. Iki ni cya kiganiro tubwiza abahanzi ukuri, who is next, ko tugiye kuzana abahanzi benshi batakiri active, tukababwiza ukuri, tukababwira ati bye bye.